Yesu ashimwe cyane, ndabashuhuje. Imana iduhana umugisha hamwe uyu munsi. Imana yongeye kuduha umwanya ngo tuganire ku ijambo ryayo. Imana yongeye kuduha umwanya ngo tuvuge kubwirwa ubwami bw'ijuru. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Jeannette, abantu benshi bamenyereye ku izina rya Mama Doreen. Ndakijijwe, nkunda Yesu Kristo kuko niwe abanje kunkunda mbere ntaramumenya, ankura mu isayo y'ibyaha, arambabarira, ampa agakiza, nanjye namaramarije kumukurikira. Haleluya. Yesu ni umwami w'amahoro. Amena. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ryitwa guhamya. Guhamya dushize amanga, guhamya Yesu Kristo dushize amanga. Imana ishaka ko tumuhamya, tugahamya Yesu, tugahamya Imana, tugahamya ko turi abakirisitu dushize amanga, tukumva ko twifitiye icyizere. Ibaze nawe kumva kuziranye n'umwami utegeka abami bose, kuziranye n'umwami utegeka isi n'ijuru, umwami w'abami. Ibyo bikwiye kudutera ishema, bigomba gutuma duhamya, bigomba gutuma dushira amanga. Yesu rero nicyo ashaka. Uyu munsi niryo jambo Imana yashyize ku mutima wanjye ngo turiganireho, turivugeho, twibukiranye bantu b'Imana bene data, dutinyuke duhamye. Nje kukwibutsa rero yuko nawe uvuga ngo ntuzi kubwiriza, nawe uvuga ngo ntabwo uri intyoza, yaguhaye impano. Nje kukwibutsa ko Imana yaguhaye impano yo guhamya. Imana yaguhaye impano yo kumuhamya utagombye no kubumbura Bibiliya. Nibyo nje kukwibutsa kuko urabizi, ariko ujya wumva ushaka no guhamya ariko bikakunanira, ukumva ntushoboye kugira icyo uvuga, ukumva nta mbaraga ufite. Ibyo nibyo nje kukwibutsa rero ko guhamya Yesu Kristo ntabwo ari ukugomba gufata Bibiliya. Seka tubanze dusenga Imana. Mana yacu, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana aremye isi n'ijuru. Haleluya. Ndagushimye, ndaguhimbaje ko mpaye uyu mwanya ngo nongere mbumbure umunwa wanjye mvuge, nkuvugire nk'Imana, nkuvugire nk'umubyeyi wanjye, nk'umukiza, nk'umurengezi, nk'umutabazi wanjye. Haleluya. Uko rero ndagushimye Imana kugira ngo ubane natwe, ushyigikire iri jambo washyize mu mutima wanjye ngo mvuge, ushyigikire aba bantu bagiye kubyumva, bamenye, basobanukirwe, umwuka wera aba ari ubasobanurira. Ngiye ntacyo nshoboye, ndi umunyantege nkeya, ariko uri imbaraga zanjye. Haleluya. Haleluya. Ushimwe cyane Mana kugiye gusobanurira buri wese akumva kandi akamenya aya magambo akomeye tugiye kuganiraho, kandi amagambo y'ubugingo. Urakoze Yesu Kristo ko waradusezeranije, uravuga mu gitabo cya Yoweri ngo mu minsi y'imperuka uzasuka umwuka ku bantu bose. Mwami Yesu, nzi ko utarobanura ku butoni, buri wese ushaka umwuka wera uramumuha. Natwe twuzuza umwuka wawe wera kugira ngo turusheho kugendera mu bushake bwawe. Ku ijambo rye ratubwira ngo aberwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Muri iki gihe turimo kwibuka Pentekote, muri iki gihe twitegura umunsi mukuru wo kwibuka Pentekote, Mwana ndakwinginze kugira ngo Pentekote ibenshya mu mutima w'umubyeyi uri kumvura ijambo, ibenshya mu mutima w'umugabo, mu mutima w'umuntu uwo ari we wese ugiye kumva ubutumwa bwiza. Urakoze kubyumvise kandi kuko ubikoze. Byose mbigushimiye mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Tuganire ijambo ry'Imana yashyize ku mutima wanjye ngo mbari ryo mvugaho kuko niryo rikubiyemo ubutumwa ngiye kubaha uyu munsi. Ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 10 guhera ku murongo wa 32 na 33 ni 20 yonyine. Ikambasomere haravuga ngo Yesu icyo gihe yabwiraga abigishwa be ngo be kujya batinya abantu. Ku murongo wa 32 haravuga ngo umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. 33. Ariko uzanyihakanira imbere y'abantu wese, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Imana iduhana umugisha hamwe. Tumaze gusoma, turasobanukiwe, dusanzwe tubyumvira ijambo so bwa mbere turyumva. Imana irongera kubwiye, Yesu Kristo arongera arakubwira ati naraje ku bwawe, ndasuzugurwa, ndahemurwa, ndatukwa kugeza n'igihe cy'urupfu ku bwawe. Rero ngewe sinigeze nkwihakana, nawe numbu unyihakanye nanjye nzakwihakana. Uzatinya akanga guhamya Yesu ku mugaragaro, nawe azamwihakana mu gihe cy'ibirori. Haleluya. Ko turi kwitegura ibirori, ntabwo se muzi ko turi abageni na Yesu akaba ari umukwe.
turi kwitegura ibirori bikomeye cyane. Uyu muntu rero wihakana Yesu Kristo ari kumwe n'abaja, cyangwa akamwihakana ari kumwe n'abakomeye, cyangwa akamwihakana aho yaba ari hose, kuko harimo n'abantu birekana Yesu nta n'impamvu rwose, ariko kubera ko ni wa mwuka w'Imana, za mbaraga zidushoboza utabufite. Nizo rero nje kukubwira ngo ushake muri iki gihe cya Pentekote izo mbaraga zigushoboza, izo mbaraga zikubashisha, izo mbaraga zabashije Petero igihe yihakanye Yesu imbere y'abaja, ariko nyuma maze kuzura umwuka wera arahamya. Haleluya, turaza kubigeraho. Rero Imana iduhana umugisha hamwe. Ikintu gikomeye cyane, numvise Imana integeka kuvuga ni iki cyaha kijyanye n'ubutinganyi cyarimbuje Sodomu n'i Gomora, cyugarije isi, cyugarije aho dutuye, kiratugose, mu kazi turi kumwe nabo, mu mashuri turi kumwe nabo, aho tugenda hirya no hino mu muhanda. Mbese iki cyaha gifite imbaraga zikomeye kandi gifite umurego. Ni icyaha tugomba kurwanya twivuye inyuma, twebwe twakebwe ku mutima, twebwe abakristo ba Kristo, twebwe dukijijwe. Iki cyaha tugomba kukirwanya twivuye inyuma. Ndakubaza rero wowe, ese aba bita ngo nabageyi, aba bita ngo nabatinganye, izina sindimenyereye, ariko uko ibyaha bigenda bikura n'amazina agenda aba menshi, urumva iki cyaha bita ngo n'ubutinganyi urakirwanya? Kuko kugishyigikiraho ntabwo ugishyigikiye, ntabwo navuga ngo uragishyigikiye, ahubwo ndakubajije ngo urakirwanya. Kuko hari abantu badashaka gukoresha iri jambo ngo kurwanya ni uburenganzira bwabo, nta burenganzira bwabo. No, ntabwo ariko bimeze. Twebwe twahagurukiye kurwanya, turi mu rugamba. None se iri jambo ryo mu Befeso ibice 6 umurongo wa 12 haravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka b'iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Turwana. Gukirana ahangaha ni ukuvuga kurwana. Ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso, ntiturwana n'abafite amaraso n'umubiri. Ni intambara rero, ni urugamba, turi ku rugamba, kuko hari ubwami bubiri, hari ubwami bwa Satani, hari n'ubwami bw'Imana. Twe turi mu bwami bw'Imana, kandi ubwami burahanganye, turarwana rero. Ese aba batinganye urabarwanya? Kubashyigikira ntabwo navuga ngo wabashyigikira, ntabwo wabashyigikira, ariko se urabarwanya. Ukora iki ngo ubarwanye? Ubigenza ute? Imana idufashe cyane. Ni ijambo Imana yambwiye ngo mvuge, kandi nshize amanga, kandi ndabivuga nshize amanga cyane pe, kuko nanjye barandwanyije, nanjye ndabarwanya. Bandwanyije gute rero? Bandwanyije bashaka kunyiyegereza, ndabananira. Uwo munsi nabonye ari nkaho mpuye na Doreen. Wari umunsi ukomeye cyane. Umunsi umwe nari ndi mu ishuri, ubwo umwarimu watwigishaga ni umugeyi cyangwa se n'umutinganyi ko bamwita, kandi akabyemera ko ari we. Umunsi umwe twari turi mu ishuri rero, noneho haratubwira ngo agiye kwerekana ngo filime y'abatinganyi, agiye kwerekana ya filime y'abageyi. Mu ishuri ryose twari abanyeshuri benshi, kandi harimo n'abakirisitu, kuko ndabizi ko barabivugaga n'abakirisitu cya kuvuga amadini yabo, ariko barimo b'abakristo. Iyo abantu mwigana muramenyana, mu biganiro bigiye binyuranye murabimenyana. Noneho uwo munsi rero umwarimu araza aravuga ngo agiye kwerekana iyo filime. Mu mutima wanjye nagize ikibazo gikomeye cyane, kandi akitwaza ko bishobora kuba bijyanye n'amasomo, afite ukuntu abivuga ko bijyanye n'iby'amasomo. Ndavuga nti ntabwo iyi filime ndi buyirebe. Noneho mu mutima wanjye numva ko ntagomba kuyireba, ko namwe murabizi ko ntabwo muba mugomba kubireba, biteye isoni, ntabwo amaso yacu yemerewe kubireba. Ariko noneho Satani w'indyarya aranyungurira. Burya Satani nawe aravuga. Niyo mpamvu tugomba kujya dutandukanya amajwi twumvise n'ayawe. Tugomba gutega amatwi tukumva neza, tugasobanukirwa iri jwi ndimwo numva niriturutse ku mwami Yesu Kristo wampfiriye akambambirwa, cyangwa iri jwi ndimwo numva ni irya Satani, ni iry'abadayimoni. Ugomba kumenya gutandukanya amajwi, kuko abantu batazi gutanduka amajwi bahura n'ibibazo bikomeye, bakavuga ngo Imana yababwiye kandi atari yo yanababwiye. Rero iryo jwi ryarambwiye ngo wowe ntubirebe, kuko Satani aratuzi, azi ko namaze kwiyemeza ko ntabireba. Aravuga ati, Satani aranyongorera, arambwira ati wowe ntubirebe, ariko wiyubikira umutwe, noneho bajye bareba ibyabo, ariko wowe utabireba.
numva irindi jwi ry'umwami wanjye Yesu Kristo. Ntabwo nzakuvaho Yesu uri mwiza. Ijwi ry'umwami wanjye rirambwira bati hoya, none se niba ubika umutwe abari muri iri shuri bose barabyirwa n'iki kutarimo bireba? Kuko guhamya, ijambo ryitwa guhamya niryo pfundo, nirwo rufunguzo, niryo nkuzaniye uyu munsi. Guhamya udafashe Bibiliya ngo ubumbure uvuge Bibiliya, uvuge amaverisiyo muri Bible. Oya, guhamya n'ibikorwa byawe. Iryo jwi ryarambwiye ati niwubika umutwe ntabwo uri bumpamije, kandi shaka ko mumpamya ku mugaragaro, mugatinyuka mukavuga bo muri bo. Nuko numva iryo jwi rifite imbaraga kandi rifite ubwenge, kandi numva n'ijwi ry'umwami wanjye ndarisobanukirwa. Ndavuga nti no, ntabwo ngomba kubika umutwe ahangaha. Ninubika n'umutwe koko se amatwi nayo ndaba nayubitse, ndaba nayafunze, kuko binyura no mu matwi, binyura no mu matwi itanabirebye n'amaso, binyura no mu matwi. Njye nafashe icyemezo mu ishuri njye nyine, nubwo hari harimo n'abandi bakirisito, mfata icyemezo ndavuga nti ibi simbireba, ntabwo nubika umutwe, ndahagurutse ndagiye. Niba nanyirukana mu ishuri nkazarivamo burundu sinzarigarukemo, ubwo niko bizaba bigenze, nicyo Imana izaba yemeye ko kiba, izakora ibindi. Ndahaguruka ndasohoka mva mu ishuri ndagenda, ndataha niyemeza kutabireba. Haleluya, ndashima Yesu Kristo. Haleluya, ndashima umwami wanjye wanshoboje, ndashima umwami wanjye wambashishije. Narasohotse ndagenda ndataha. Rwari urugamba. Noneho ku munsi ukurikiyeho ngarutse, cyo nshaka kubabwira rero, ngarutse nkishyira ibirenge mu kigo cyo mu iryo shuri, muri compound y'ishuri, nkishyira ikirenge mu kigo nkikandagizamo ibirenge byanjye. Numvise ijwi rituruka inyuma yanjye rimbwira ngo keep quiet, ceceka. Ngo njye nceceka sinzabivuge, sinkazajye mbivuga ibyo byabaye. Nahise numva ko ari ibyo byabaye, sinzabivuge. Njye nceceka batinganye sinkabavugeho, njye nceceka abagay sinkabavugeho, njye nceceka sinkagira icyo mbavugaho. Ariko Yesu Kristo wampfiriye akanzukira. Turagendana. Numva irindi jwi rero noneho mu mutima wanjye, iryamvuga ngo keep quiet, ngo nceceka, ryari inyuma yanjye. Ariko iryavugaga ngo noneho iryamvugiyemo rimvugiramo noneho mwimbere mu mutima wanjye, ryaravuze ngo I will not keep quiet, I will not keep quiet. Ndabivuga kandi ndabivuga cyane, ndabivuga nk'abari hafi aho bashobora kuba barabyumvise simbizi. Numva rimvugiyemo. Haleluya, Yesu ashimwe. Satani atwirukankaho, ariko Yesu adutuyemo. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, Imana yacu idutuyemo imbere. Satani atwirukanka inyuma, ariko Yesu adutuyemo. Amena. Kandi Yesu dutuyemo arusha imbaraga cyane uri mu isi, arusha imbaraga zikomeye cyane biriya biba bitwirukankaho. Ndashima Yesu cyane. Na n'ubu kandi iyo ndi kuvuga iby'Imana, umuntu wari wese agatinyuka akambwira ngo niceceke, ahubwo abampaye imbaraga. Ntabwo nshobora guceceka, sinshobora guceceka, ngo nige ntahamagariwe kuvuga. Nahamagariwe kuvuga, kandi nzavugira umwami wanjye Yesu Kristo. Yarampfiye yaranzukira, aho yankuye ndahazi, aho njya ndahazi. Sinzaceceka. Umuntu yigeze kugerageza kumbwira ngo niceceka, ahubwo ni nkaho yampaye imbaraga. Sinshobora guceceka. Imana ishimwe rero cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Umuntu uri mu ntega amatwi, umuntu uri mu nyumva, iri jambo Imana ishatse kuri kuzanira nawe. Ese urimo urahamya gute? Urimo urahamya ute? Ntabwo rigeze mfata birango mbabwire, oya, ariko nzi neza ntashidikanya ko uwo mwarimu yahise yumva mu mutima we, abisobanukiwe neza, arabimenya ko ibicuruzwa byabo ntabwo bikunzwe n'abantu bose. Abanyeshuri twari turi kumwe, ari abapagani twari turi kumwe, ari abakristo twari turi kumwe, bahise bamenya yuko impamvu ntashaka kubireba ari uko ndi umukristo, kuko bari basanzwe babizi n'ubundi ko ndi umukristo. Ariko bahise bamenya, abatari babizi, abari babizi babyirengagije, babonye ko batsinzwe, ko bemeye kureba ibyo bitagira umumaro, ko bemeye kureba ibyo kwa Satani. Ariko njyewe ndahaguruka. Umukozi w'Imana yageze kwigisha rimwe, aravuga ngo tuzacira abantu imanza, ngo mu gihe cy'imanza. Ni ukuvuga ngo cya kigeragezo cyagutsinze, wa wundi wakinesheje azahagarara imbere yawe. Uzavuga ngo wakitsinzwe gute? Uzavuga ngo waneshejwe gute kandi hari abandi banesheje? Imana idufashe. Ntabwo ariho nshaka kwinjira cyane, ariko nashimaga Imana ko yanshoboje guhamya uwo munsi. Icyo gihe rero Imana yarangororeye, yahanyambikiye imbaraga.
yarahangororeye, yarahampereye imbaraga, yahampereye imbaraga zo guhamya no gutinyuka no kurwanya aba bantu bitwa batinganye. Kandi aba bantu niyanyegereye niyanyuzeho baranukira, iki cyaha kiranukira, nshobora kubamenya. Hari ibimenyetso bigaragara by'inyuma yabo baba bafite, ariko hari n'imyitwarire yabo baba bafite, ariko umwuka wabo iyo negeranye nabo baranukira, ndabamenya banuka kuba ibi byaha, biranuka cyane. Imana idufashe tubarwanye rero, nawe ubarwanye twabarwanyaga. uvuga ngo n'uburenganzira bwabo, ngo sinabavugaho, ngo ibyo ni ibyabo ntibindeba, ugomba kubarwanya. Ahangaha nkihari ndashaka kuvugana n'abantu bafite ubushobozi bwo gutora mu bihugu byose barimwo, bagejeje ku myaka yo gutora. Numvise iki kintu Imana ikinshyira mu mutima ngo nkivuge cyane, kandi ngo nkivuge pe, nkisobanure cyane. Abantu bari mu bihugu bashobora kugira ubushobozi bwo gutora, ntabwo uri mu ishyaka, ntabwo ari amashyaka ya politiki ndi kuvuga oya, ariko umuntu wese afite ubushobozi bwo gutora, afite uburenganzira bwo kujya gutora. Wowe rero ufite ubwo burenganzira, wowe ufite ubwo bushobozi, ufite iyo myaka yo kujya gutora, ukaba uri umukristo wa Kristo, wipfa kujya gutora utazi ibyo utora. Hari abantu baba ari abakristo ariko bajya gutora ugasanga bashyigikiye ya mashyaka y'abatinganyi, ugasanga bashyigikiye ya mashyaka y'abageye. Kubera iki? Ntabwo navuga ngo urabizi, utabizi, ariko kubera ubujiji. Se kuki muri injiji? Abakristo ni mujijuke, abantu bajya mu ijuru ni mujijuke, ni muve mu bujiji. Kuki ujya gutora ishyaka runaka utazi icyo iryo shyaka rigamije kugeraho? Kuki ujya gutora uwo muntu urimo utora utazi icyo agamije gukora, utazi icyo agamije, utazi imyumvire ye, utazi ibyo bakora? Banza usobanukirwe. Niba ugiye gutora, witora ishyaka rishyigikira aba bantu, kuko ndabizi ko mu mashyaka menshi cyangwa se hafi ya yose bene aba bantu bagiye barimo, ariko nubwo baba barimo baba bikorera ku giti cyabo, badakorera mu ishyaka, atari ishyaka muri rusange ribashyigikiye. Ariko harimo n'amashyaka noneho ariho yubakiye, ayo mashyaka aricyo yubakiyeho, aricyo ashyize imbere. Ayo mashyaka rero ari byo yubakiyeho byo gushyigikira abageye, byo gushyigikira abatinganyi, ari byo yubakiyeho. Kuki wajya gutora iryo shyaka? Kuki wajya gutora uwo muntu? Nimurebe, mube maso, muhunge, mwe kuzasangira umujinya w'Imana n'abanyabyaha, mwe kuzasangira akaga n'abanyabyaha. Kuko nimba uri kubatora ukaba uri kubashyigikira, bakaza bakajya ku butegetsi bakadukandamiza abakristo, nawe uzaba warabashyigikiye, nawe uzaba wari uri hamwe nabo. Ndakuburiye rero, Imana yakuntumyeho ngo nkubwire, wowe wabikora gutabizi. Imana ikuntumyeho ngo nkubwire mu Kristo wa Kristo, wewe wakoraga ibyo utazi, wewe watoraga aya mashyaka utabizi, utabisobanukiwe. Ndakubwiye ngo mbere yo kujya gutora banza usobanukirwe, mbere yo kujya gutora sobanukirwa n'ishyaka ugiye gutora niri. Ese aba bantu ngiye gutora ibyo bagamiza gukora ni ibiki? Niba utora ishyaka ry'abatinganyi ubizi ko ari abatinganyi, kandi ukaba uri umukristo kandi ukabatora ubizi, ndakubwiye ngo nta juru uzajyamo, nta juru uzajyamo, ntaryo uzajyamo, kuko urabashyigikiye. Wiyita umukristo ariko ntabwo wa Kristo. Ntushobora kuba uri umukristo wa Kristo ngo nurangize yo gutora abatinganyi ngo nibajye ku butegetsi bagiye kudukandamiza. Imana ikugirire neza kandi wihanukizwe. Ni iki kikubuza guhamya? Ni iki kituma ukomeza kuba injiji? Kuko abuzura umwuka w'Imana si injiji. Reka da, ntabwo ari injiji. Imana yacu si injiji. Imana yacu yasobanukiwe cyane kandi ifite ubwenge, kuko niwe Imana niyo bwenge. Haravuga mu migani ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, bwo kuva mu byaha niko kujijuka. Imana dufashe cyane kandi duhe umugisha. Muri iki gihe cya Pentekote rero ndakubwira ngo nawe ntigucike. Pentekote ntigucike. Turi kwitegura umunsi mukuru wa Pentekote. Turi kwitegura. None se nutuzura umwuka wera uzahamya nguti? Nutuzura umwuka wera ntuzabishobora, uzumva uri kubishaka ariko ntabwo uzabishobora. Erega na Petero byamubayeho. None se Petero ntiyari intwari? Petero yari intwari, ariko byamubayeho ananirwa guhamya, yihakanira Yesu imbere y'abaja. Aramwihakana, ariko amaze kuzura umwuka wera, haleluya, arahamya. Amaze kuzura umwuka wera aratinyuka, ashira amanga, arahamya. Petero nawe byamubayeho. Muraza kubisoma muri Matayo ibice 26, muze kuhasoma rwose. Matayo ibice 26 guhera ku 69 kugera kuri 74. Haratubwira ukuntu Petero yihakanye Yesu, amwihakanira imbere y'abaje.
aramwihakana gatatu kose nk'uko Yesu yari yabimubwiye ati nyamara nk'uko itarabika uzanyihakana gatatu. Muzabisome muzabisobanukirwa. Ariko Imana yacu ishimwe cyane. Muze gusoma noneho n'ibyakozwe n'intumwa ibice bibiri. Byakozwe n'intumwa ibice bibiri. Icyo gihe hari ngo kuri Pentekote intumwa zuzura umwuka wera, noneho Petero arahamya ibyakozwe n'intumwa ibice bibiri. Muze guhera ku murongo wa 14 mugeze kuri 36. Ariko ubonye akanya rwose ukihangana ukabona akanya ugasoma ibyakozwe n'intumwa byose, byakozwe n'intumwa ibice bibiri uhereye ku murongo wa mbere. Kiriya gice cyose ukagisoma. Muri iki gihe kiza turi kwitegura Pentekote ukahasoma, nukuri Imana yaguha umugisha kandi nawe wakumva yuko uhembutse mu bugingo. Amena. Yes. Aho naringiye kubabwira rero naha ngaha Petero yahamije, ahamya Yesu, aravuga ati wa wundi mwishe. Ku murongo wa 22 aravuga ati yemwe bagabo ba Isirayeli mwe nimwumva ya magambo, Yesu w'i Nazareti wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. Haleluya. Muramwica ngo ariko Imana yaramuzuye, ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Imana ishimwe cyane. Aho nari nsomye ni mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri umurongo 22, 23, 24. Imana iduhana umugisha hamwe. Nawe rero nanjye rero nitwuzura umwuka wera tuzahamya, nitwuzura umwuka wera tuzatinyuka, nitwuzura umwuka wera tuzanashobora no kuvuga aho tugomba kuvuga, ariko naho tugomba guceceka tuzajya tuhamenya duceceke. Imana ishimwe, duceceke, Imana yikorera imirimo yayo, tuvuga ubutumwa bucece. Haleluya. Imana yacu ni nyabwenge cyane, igihe cyo kuvuga igihe n'igihe cyo guceceka. Imana iduhane umugisha hamwe. Reka turangirize rero kuri iri jambo dusoma mu byahishuwe ibice 3 umurongo wa 16. Iri jambo rirakomeye, turyitondere kuko rirenda gusohora vuba bidatinze. Ibyahishuriwe Yohana ni ibice 3 umurongo wa 16. Haravuga ngo nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Imana idufashe bene data, twe kuba akazuyazi, dutinyuke duhamye Yesu Kristo, dutinyuke tuvuge ko turi abakristo, dutinyuke tuvuge ibyo twizera, dutinyuke turwanye. Ijambo ry'Imana muri Yakobo naho harabivuga ngo turwanye Satani nawe azaduhunga. Ariko ni ukurwana nyine, murumva ko harimo ijambo kurwana. Turwanye Satani, ntabwo ari ukumuhunga, ntabwo tuzamuhunga. Turwanye Satani ku mashuri, urwanye rwose. Ntabwo mvuze ngo ujye mu mbaraga nkuko twabisomye, ntabwo ari kujya mu bipfunsi, oya, ariko wijye mu iteraniro ry'abakobanyi b'Imana. Niba udashoboye kugira icyo babwira, wibana nabo ngo ubanezeze, useke ibitwenge by'ubupfapfa kubw'ibyo bavuze bitagira umumaro, ubiseke, ugende wongere mu ijambo kugira ngo ubanezeze, ugaragaze nkaho uri kumwe nabo. No, niba udashoboye kubabwira ko ibyo bavuga atari byo, niba utagomba kumva, nta jambo ufite, kandi uyobowe n'umwuka w'Imana, ko abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Niba wumva ntacyo ushoboye kuvuga, uyobowe n'umwuka w'Imana, yicecekera ariko uveho aho ngaho, uhave, we kugirana urugwiro nabo. Imana idufashe rero cyane. Noneho rero kugira ngo Imana itaturuka, kugira ngo Imana itugirire neza, kugira ngo tubashe kugira izo mbaraga, twuzura umwuka wera. Pentekote iraje, twitegure. Nk'uko umugeni yitegura agiye gushyingirwa, niko natwe twitegura. Niko twitegura Pentekote, niko twitegura ngo twuzure umwuka wera. Tangira usenge, tangira usome ijambo ry'Imana, tangira ubone umwanya wihererane na Yesu wenyine, mwihererane mwenyine, atari ngombwa mu kigurupe kinini, atari ngombwa mu bantu benshi, wowe ubwawe wenyine. Burya iyo umuntu asenga ari wenyine biramufasha cyane. Ushobora kuzura umwuka wera uri na wenyine, ushobora kuzura umwuka wera uri kumwe n'abandi, ariko ushobora kuzura umwuka uri wenyine, kuko umwuka wera n'Imana yubatizamo, ntabwo ari umuntu. Rero fata igihe usome ijambo ry'Imana uri wenyine, wihererane n'Imana, ufate umwanya usenge, ariko kandi wizere.
wizera Imana, iyi penikote ntigucika, iyi penikote ntigusiga utuzuye umwuka wera, kuko iki ni igihe cyo kuzura umwuka wera. Iki ni igihe Imana irimo iratanga imbaraga, Imana irimo iratanga imbaraga muri iki gihe, kuko Imana izi neza ko mu gihe turi kujyamo ari igihe kigoye, izi neza ko ibihe turi kwinjiramo ari ibihe biruhije, ni ibihe by'intwarane. Turacyari mu gihe cy'intwari, ariko ibihe turi kujyamo ni ibihe by'intwarane. Tukeneye imbaraga rero z'umwuka wera kugira ngo tubashe kuzatambuka muri biriya bihe turimo twinjiramo. Imana iduhane umugisha hamwe. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye cyane Mana, ndaguhimbaje kunshoboje kuvuga iri jambo, ndaguhimbaje Yesu, ngo haye icyubahiro kunshoboje, habwa icyubahiro Mana. Sengeye aba bantu bose bumvise iri jambo, ufashe buri wese umwe mu ruhande rwe, udushoboze utubashishe Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Abafashe icyemezo cyo gusoma ijambo ryawe ubasobanurire, abafashe icyemezo cyo gusenga wumve kwinginga no gutabaza kwabo, abafashe icyemezo cyo kumva ko bakeneye kwizera bakagusaba ngo ubongerere ukwizera, ubongerere ukwizera, utwongerere twese ukwizera. Dukeneye kongererwa ukwizera, dukeneye kongerera igihe cyo kubana nawe, udushoboze utubashishe Mana. He kubatwe ahubwo habe wowe Yesu wowe Umwami. Urakoze kubyumvise, ishimwe ni iryawe, icyubahiro ni icyawe. Twuze umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Utwuze imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubashe kunesha. Urakoze kubishaka nawe Mana. Uri Imana nziza, uri Imana y'ubuntu bwinshi, ntabwo uri Imana yo itanga umwuka umugeze, uri Imana y'ubuntu bwinshi, utwuzuriza uwera. Urakoze kubyumvise, byose bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akatuzukira. Amen. Uri mwiza Mana, uri mwiza, uri mwiza Mana, uri mwiza, hahirwa abagutegereje bihangaye, hahirwa abagutegereje bihangaye. Uri mwiza Mana, uri mwiza, uri mwiza Mana, uri mwiza, hahirwa abagutegereje